Ibireti ni igihingwa gitangaje cyifitemo ububasha utigeze umenya. Ibireti igihingwa cyiza cyane. Ibireti ni igihingwa gikunze kugaragara mu ntara y'Amajyaruguru by'umwihariko mu karere ka Musanze mu mirenge ihana imbibi n'ibirunga by'u Rwanda. Hari umurenge wa Kinigi, umurenge wa Nyange ndetse n'umurenge wa Shingiro. Aha ni mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Ku muntu udasanzwe azi ibireti ukihagera ugira ngo ni ubusitani. Ubona ari ibintu byereruka cyane kandi bisa neza, ariko si indabyo ahubwo iyi ni imari. Ibireti ni ibihingwa bishobora kutagundura ubutaka ahubwo bigatera ubutaka gushisha. Ubwabyo byifitemo ifumbire ndetse ubwabyo birwanya ibyonnyi. Iri ni ibanga abaturiye mu ntara y'Amajyaruguru by'umwihariko mu mizi y'ibirunga baturushije, barakirigita ifaranga kubera iki gihingwa cy'ikireti. Shirakera François utuye mu murenge wa Shingiro ni umwe mu bahinzi b'ibireti bagaragaza akamaro kabyo kuva bihingwa kugeza bibaye ifumbire y'ibindi bihingwa bizabikurikira nk'ibirayi ndetse n'ibigori. Ubwo twaganiraga na Shirakera François yagize ati ibireti ni ibihingwa ngandurabukungu ariko nanone bigarura umwimerere w'ubutaka kuko byo ubwabyo byica ibyonnyi. Ati ibireti ni ibihingwa byiza kuko ubusanzwe ntibisaba ifumbire yo kubihingana ndetse n'imihingire yabyo ntabwo ivumye nubwo abantu benshi biganyira kubihinga. Uyu François yatubwiye urugendo rw'uburyo basarura ibireti ndetse nuko ibireti bigera ku cyo twakwita final product. Yagize ati turabisarura tukabigemura kuri Sopirwa, ubu ikiro ni amafaranga 200 cy'amanyarwanda. Uramutse uteye ingemwe nyuma y'amezi 3 kugera kuri 4 ushobora gutangira gusoroma ibireti. François yavuze ko ibireti bisarurwa byibuze buri byumweru 2, ni ukuvuga ko urasoroma ibyumweru 2 byashira ugasubira gusoroma. Uze ko nanone nyuma y'ibyo byumweru 2 ukomeza gusoroma kugeza umwaka urangiye, hanyuma ukarandura ibireti ugatera indi myaka. Ndetse uyu mugabo yashimangiye ko nyuma y'imyaka uhinze, nyuma yaho uranduye ibireti, iyo myaka yera ku buryo bushimishije kuko ubu ibireti ubwabyo biba byifitemo ifumbire. Imyunyungugu iboneka mu bireti bivugwa ko iyi myunyungugu irumbura ubutaka ndetse iyi myunyungugu ikagenda ikica udusimba twose dushobora kwangiza ubutaka. Buryo ibireti bishobora kuba ifumbire mu butaka bwaho byari bihinze. Abahinzi bavuga ko iyo babiranduye bagiye guteramo indi myaka babihingiraho mu ndego, hanyuma nyuma y'amezi 3 bazajya guhinga ugasanga bya byatsi byaraboze byahindutse ifumbire nziza ishobora kurumbura ubutaka. Imwe mu mihigo y'akarere ka Musanze harimo guteza imbere ubukungu binyuze mu buhinzi n'ubworozi ndetse n'ubucuruzi, hiyongereyeho ishoramari, ubukerarugendo ndetse no kurengera ibidukikije. Ibi bikaba ari ibigize imihigo y'akarere ka Musanze 2024 kugera 2025. Ibi kandi bikaba ari imihigo izagezwaho vuba, by'umwihariko kongera ibyoherezwa mu mahanga hagamijwe kongera amadovize yinjira mu gihugu. Umukozi w'akarere ka Musanze ushinzwe igenamigambi Kazimbaya François yabwiye Umuringa News Update ko ibireti biri mu nkingi zikomeye mu guteza imbere ubukungu bw'akarere ka Musanze. Yagize ati bikavamo imiti itandukanye yoherezwa mu mahanga, hanyuma iyo miti kuyigurisha byinjiza amafaranga, hanyuma amafaranga twita amadovize. Urumva ko n'ubundi igihugu kiba cyazamuye amafaranga gikeneye gukoresha binyuze ku byoherezwa mu mahanga. Uko rero tuzamura umusaruro w'ibireti niko n'ubundi
uruganda rubona akazi niko n'ubundi byoherezwa mu mahanga byiyongera, niko noneho n'igihugu kibona amadovize. Urumva rero guhera ku muhinzi wahinze ibireti, ku ruganda rwakoze no ku gihugu muri rusange, urumva ko ibireti bifite akamaro. Kazimbaya François yagarutse ku kamaro k'ibireti bwiza nyaburanga bukurura ba mukerarugendo. Urabibona urebye iyi foto, urebye ibireti ukuntu biri aha ngaha, abantu basuye ibirunga basura n'iyi mirima y'ibireti, tukabikorera ubuvugizi, abantu bakamenya ibikorerwa mu Rwanda. Mu by'ukuri rero byongera ubwiza nyaburanga. Ni kimwe n'iyi mirima wabonye y'ibirayi, byose ni ubukerarugendo mu by'ukuri twifuza kuzakomeza guteza imbere, ubukerarugendo budashingiye gusa ku ngagi ariko bushingiye no ku buhinzi nk'ubu ngubu, butuma akarere kamenyekana, butuma igihugu kimenyekana. Noneho by'umwihariko kuri ibi bireti, ruriya ruganda rufitiye abaturage akamaro, rufitiye igihugu akamaro. Byose rero hamwe n'ubukerarugendo bushingiye ku ngagi n'iyi mirima y'ubuhinzi nayo iteye amabengeza, urumva ko ari ikintu cyiza cyane tuzakomeza guteza imbere. Yakomeje avuga ku musaruro w'ibireti muri iki gihe. Batangiye mu mwaka washize twinjiza tubona umusaruro w'ibireti, w'indabo z'ibireti byumye kugeza kuri metric toni 120. Ubu rero nakweretse ko umuhigo ari uko tuzagera kuri metric toni 339. Urumva rero ni ibintu bigenda byiyongera. Uko byiyongera nta mafaranga yiyongera ku rwego rw'umuturage wabihinze, nta mafaranga aboneka ku ruganda rwatunganyije ibireti, nta mafaranga yiyongera ku rwego rw'igihugu kubera twongeye umusaruro w'ibyoherezwa mu mahanga. Ibireti rero mbere y'uko bijyanwa ku ruganda rwa Sopirwa ruhereye mu karere ka Musanze ho mu ntara y'Amajyaruguru, aho bikurwamo imiti yica udukoko yoherezwa mu mahanga ndetse inakoreshwa no mu Rwanda, ibireti birabanza bigasoromwa, hanyuma bikanikwa, hanyuma bigapimwa ku biro n'urwo ruganda, hanyuma bakabitunganyamo imiti itandukanye. Reka tugushimire wowe ubana n'Umuringa News Update, wahisemo neza kubana natwe. Reka tukwibutse nawe ukigera hano bwa mbere kwibuka gukora like, subscribe, share na comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho uko bukeye n'uko bwije. Aha ngaha twari turi mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze, neza munsi mu mizi y'ibirunga by'u Rwanda. Ciao ciao, naho ubutaha.